Iyi ni Inkorane TV, Inkorane TV, Inkorane TV, Inkorane TV, Inkorane TV, Inkorane TV, tubamenyesha ibyo mutazi, tukabibutsa ibyo mwibagiwe. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Inzira Njyabukire. Ni ikiganiro turebera hamwe impanuro n'inama byavana umuntu mu bukene zikamugeza mu bukire. Iki ni ikiganiro cya 35 aho dukomeza kurebera hamwe impanuro umwanditsi Napoleon Hill atugezaho mu gitabo Think and Grow Rich. Uyu munsi turavuga ku mutwe wa 10 umwanditsi yise ngo imbaraga yo gukorera mu itsinda, imbaraga igenga byose. Iyi ni intambwe ya 9 mu nzira njyabukire. Imbaraga ni ikintu cy'ingenzi cyane mu rugendo rw'ubutinzi mu kwigwizaho ubukire. Igenamigambi rihinduka imfabusi iyo nta mbaraga zihagije zo kurishyira mu bikorwa. Uyu mutwe rero uribanda cyane ku kugaragaza uko umuntu yakibikaho imbaraga. Muri make, imbaraga ishobora gusobanurwa nk'ubumenyi bushyizwe ku murongo neza mu buryo bw'ubwenge. Bityo rero imbaraga nk'uko turi buyigarukeho muri iki gice irabisobanuye umuhati ushyizwe ku murongo neza. Uwo muhati ukaba uhagije ku buryo utuma umuntu ahindura icyari ubushake mu butunzi bufatika. Umuhati ushyizwe ku murongo neza nawo rero ukomoka ku muhati utunganijwe w'umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa se benshi bakorera hamwe baharanira kugera ku kintu kimwe baziranyeho kandi bagakorana mu mahoro. Iyo mbaraga rero ni ikintu cyangombwa cyane mu rugendo rwo kwigwizaho ubukire. Ni na ngombwa cyane kandi mu rugendo rwo kugumana amafaranga mu gihe wabashije kuyigwizaho. Nimureke dusuzumire hamwe uko iyi mbaraga iboneka. Nyamara kandi niba koko imbaraga ari ubumenyi bushyizwe ku murongo neza, ubwo biradusaba gusuzuma isoko y'ubumenyi. Iya mbere ni ubuhanga butagira umupaka. Bene iyi soko y'ubumenyi igerwaho gusa biciye mu nzira yavuzwe mu kindi gice cyagarutsweho muri iki gitabo biciye mu bufasha bw'indebakure ihanga ibishya. Isoko ya kabiri ni ubunararibonye umuntu yigwizaho. Ubunararibonye umuntu yigwijeho cyangwa se igice cyabwo cyashyizwe ku murongo kandi kikabikwa neza. Ushobora no kubusanga muri buri somero. Akenshi usanga iki gice cy'ingenzi cy'ubumenyi cyigishwa mu mashuri ya leta na za kaminuza, aho kiba cyarabashije gushyirwa ku murongo no mu byiciro byacyo. Isoko ya gatatu n'ubushakashatsi n'ubuvumbuzi. Mu ishami rya siyansi cyangwa se no mu yandi mashami yose y'ubuzima, abagabo n'abagore barimo barikusanya bagashyira ku murongo kandi bagashyira mu byiciro amakuru mashya y'ubuvumbuzi. Njye mbona iyo ari isoko nziza umuntu yakifashisha mu gihe ubwe nta bunararibonye yabashije kwigwizaho. Ariko kandi aha naho indebakure ihanga ibishya iba igomba kwifashishwa. Ubumenyi rero bushobora kuboneka biciye muri izo nzira n'ayo masoko agarutsweho. Ubwo bumenyi kandi buhinduka imbaraga iyo bushyizwe ku murongo bugakorwamo igenamigambi risobanutse no gushyira iryo genamigambi mu ngiro. Isuzuma rikorewe kuri aya masoko atatu y'ubumenyi ryagaragaza neza ingorane umuntu yakabaye ahura nazo iyo akomeza kwishingikiriza gusa ku bunararibonye bwe bwite yibwira ko bwonyine buhagije ngo abukoremo igenamigambi risobanutse ryamuviramo ibikorwa bibyara ubukire. Niba ko igenamigambi rye risobanutse kandi rikaba ryakumvikana kuri buri wese waryumva, aba agomba gushaka abo bazafatanya nabo kurishyira mu ngiro na mbere rwose yuko atangira kubacengezamo iyi mbaraga turimo kuvugaho. Nimureke turebe uko bigwizaho imbaraga biciye mu gukorera mu itsinda. Mu gisobanuro nyacyo cy'amagambo, imbaraga y'itsinda yasobanurwa nk'ishyirwa ku murongo ry'ubumenyi n'umuhati by'abantu babiri cyangwa batatu biciye mu mwuka wo gukorana mu mahoro, hagamijwe kugera ku ntego zisobanutse. Bityo nta muntu wakwigwizaho imbaraga adakoresheje ihame ryo gukorana n'abandi. Niba mubyibuka neza, mu gice cyabanje twarebye intambwe ku ntambwe uko wakora igenamigambi risobanutse ugamije kugera ku ntego isobanutse. Niba utarabyumvise neza usubira inyuma ubyumve neza. Ubu noneho ndashimangira ko nukurikiza ayo mabwiriza ukoresheje ubwenge no guhozaho cyangwa se kudacika intege, nanone kandi ugakoresha kurobanura abazaba bagize itsinda uzakorana naryo, ndaguhamiriza ko intego yawe uzaba wamaze kuyigeraho byibuze 1/2 cyayo na mbere rwose yuko ugira ikindi kintu uyikoraho.
Aha rero byagufasha kubona no kumva neza ubushobozi ndengakamere bw'imbaraga itagaragara iruhande rwawe buboneka gusa biciye mu mahitamo meza y'abagize itsinda muzakorana. Ibi nanone biratuma duhita dusobanura ibintu bibiri by'ingenzi buri gihe biba bigize ihame ry'itsinda, aho muri rusange kimwe kiba ari ubukungu mu gihe ikindi ari imyumvire. Wenda ku ruhande rw'ubukungu bishobora kuba bisobanutse kuri buri wese. Ukwigwizaho ubukungu burya byagerwaho n'umuntu wese ubasha kwikikiza inama, ubujyanama n'ubufatanye bw'abandi bantu biyemeza kumuba hafi no kumufasha muri byose babikuye ku mutima, byose kandi bigakorwa mu mwuka w'amahoro n'ituze. Ndabatangariza ko bene ubu bufatanye aribwo bwakomeje kuranga abantu bose bigwijeho ubukire. Urwego rwawe rwo gusobanukirwa iri hame rushobora guhita rugena urwego rwawe mu by'ubutunzi wakwigwizaho. Uruhande rwa kabiri rw'iri hame ryo gukorera mu itsinda ryo rirebana n'imyumvire. Iri risa nk'irigoye kuko riri mu bifatika, bigatuma rigora benshi cyane kuryumva, cyane cyane ko rishingiye ku ihame ry'umwuka inyo ku muntu ko yakabaye itihutira kumva. Ushobora no guhita wumva igitekerezo gihambaye muri iyi nteruro. Nta mitwe ibiri ishobora kuza hamwe ngo ikorere hamwe hatabayeho kurema imbaraga ya gatatu itagaragara kandi idafatika, ishobora no kuba yakitwa umutwe wa gatatu. Komeza kuzirikana ko mu isanzure harimo ibintu bibiri gusa: imbaraga, energy, n'ikintu gifatika, matter. Nanone kandi ni ibintu bizwi cyane ko ikintu gifatika gishobora gucibwamo uduce duto duto. Bityo rero hari uduce twacyo dushobora gushyirwa ku ruhande tugasesengurwa kandi tukigwa. Uko rero ni nako bimeze ku mbaraga. Ubwonko bw'umuntu burya bukoze mu buryo bw'imbaraga nubwo bizwi ko bukora mu buryo bw'umwuka. Iyo rero imitwe ibiri y'abantu ihurijwe hamwe mu mwuka w'amahoro, buri gace k'umwuka ka buri mutwe muri abo bantu kihuza n'akandi maze bigakora itsinda ry'abantu. Ibyo rero akaba ari byo bigize igice cy'imyumvire cy'ihame ry'itsinda. Igice cya mbere cy'iri hame aricyo kigendanye n'ubukungu nakibwiye bwa mbere na Andrew Carnegie mu myaka 25 ishize. Gusa kuvumbura iri hame nibyo byahise biba umugenga w'akazi kose nakoze mu bihe byakurikiyeho. Itsinda rya Mr. Carnegie ryari rigizwe n'abagabo bagera kuri 50. Bose yari yarabikikije ku mpamvu imwe rukumbi yo kumufasha kugera ku muhamagaro usobanutse wo gukora no gucuruza ibyuma. Ntiyatinyaga kuvuga ko ibyo yagezeho byose bikesha imbaraga z'iryo tsinda yakoranye naryo. Nubishaka rwose uzafata umwanya uhagije wige neza ubuzima n'imikorere y'abantu babashije kwigwizaho ubutunzi bwinshi, uzasanga byanze bikunze baba babizi cyangwa se batabizi barakoresheje ihame ryo gukorana n'itsinda. Nta gushidikanya imbaraga zihambaye ziboneka gusa hakoreshejwe iri hame, nta rindi ririsimbura. Imbaraga ni inyubako yubatswe n'uturemangingo mu isanzure. Hakoreshejwe izo mbaraga rero ibintu byose biriho bibasha kubakwa no kuremwa. Aho harimo abantu, inyamaswa n'ibimera byose. Biciye mu nzira rero idasobanutse kuri buri wese, ahubwo urusobe rw'ibiriho rwonyine rukayisobanukirwa mu buryo bwuzuye. Urusobe rw'ibiriho rufata imbaraga rukayihinduramo ibintu bifatika. Uturemangingo twubatse urusobe rw'ibiriho rero turi hafi y'umuntu, ndetse ahubwo nitwo tugize ubwonko bwe biciye mu gutekereza. Ubwonko bw'umuntu burya bunagereranywa na batiri y'amashanyarazi. Bubasha kwakira imbaraga iturutse mu mwuka wo mu isanzure, ari uzana uturemangingo twose tugize ibintu bifatika. Bityo uwo mwuka ukuzuza isanzure ibintu. Ni ibintu bizwi neza ko itsinda rya za batiri nyinshi rizakora imbaraga z'amashanyarazi nyinshi kurusha batiri imwe. Nanone ni ihame rizwi neza ko buri batiri izatanga imbaraga ihwanye n'ubushobozi bw'uturemangingo tuyigize. N'ubwonko rero ni gutyo bukora. Ibi ni nabyo bituma ubwonko bwa bamwe bukora neza kurusha ubw'abandi. Nabyo bigahita bihamya iyi nteruro ko itsinda ry'ubwonko bushyize hamwe kandi bugakorera hamwe mu mahoro butanga imbaraga y'ibitekerezo uruta iyo buri bwonko bwatanga buri bwonyine. Neza nk'uko itsinda rya za batiri ritanga imbaraga z'amashanyarazi nyinshi kurusha buri batiri ukwayo. Biciye muri iki kigereranyo rero urahita ubona neza ko ihame ryo gukorera mu itsinda ryibitseho imbaraga ryigaragarije neza abagabo n'abagore babashije kwikikiza itsinda ry'ubwonko bw'abandi bantu mu rugendo rwo kwigwizaho ubukire. Nanone hano harahita hakurikiraho indi nteruro nayo ishobora kudufasha gusobanukirwa neza iri hame ryo gukorana n'itsinda.
Igihe cyose itsinda ry'abantu bafite ubwonko bukora neza bakoreye hamwe mu mahoro, ubwiyongere bw'imbaraga buremwa n'iyo mikoranire bugera kuri buri wese mu bagize iryo tsinda. Ninde muntu utazi ukuntu Henry Ford yatangiye urugendo rwe rwa business mu bukene bukabije, ubujijuke buke no kuba atarize? Ariko se ninde nanone utazi ko mu gihe kitarenze imyaka 10 gusa yari amaze kwigaranzura izo ntenge zose zari zimugose? Ndetse mu myaka 25 yakurikiye akisanga ari umwe mu bahirwe ba mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Komeza wihuze n'iri hame rwose, uzabona ko n'ubundi bumenyi bwihariye Mr Ford yabashije kwigwizaho bwamugiriye akamaro ubwo yari amaze kwihuza na Thomas Edison bakaba inshuti magara. Uzabona neza ko ubwonko bumwe bushobora kugira ingaruka ku bundi bikabufasha gukora ibidasanzwe. Nukomeza kwinjira byimbitse cyane muri iri hame nanone ntuzabura kubona ko ubutunzi butagira akagero Henry Ford yabugezeho nyuma yo kwihuza n'abandi bantu batandukanye, kandi buri umwe muri abo akaba yaribitseho ubushobozi budasanzwe. Ibi birahita bigufasha gusobanukirwa ko imbaraga ishobora kugerwaho biciye mu gukorera hamwe mu itsinda ry'abantu bafite ubwonko bukora neza. Hashobora kubaho gushidikanya guke cyane niba koko kwabaho ko Henry Ford ari we muntu wa mbere wari usobanukiwe isi ya business n'inganda kurusha abandi. Sina ngombwa ko abantu bakomeza kwibaza aho yakuye ubukire yagezeho. Nubishidikanyaho uzafata umwanya wige neza inshuti magara za Mr Henry, zimwe muri zo zagiye zinagarukaho kenshi muri iki gitabo. Ibyo bizagufasha gusobanukirwa interuro ikurikiraho. Abagabo n'abagore bafata imbaraga n'imiterere y'imbaraga z'ibitekerezo byabo, bikikiza kandi bakorana nabo mu mwuka w'amahoro no kuzuzanya. Henry Ford yatsinze ubukene bukabije, ukutiga n'ubujijuke buke biciye mu kwihuza n'abantu b'abahanga, bituma ubwivumbagatanye bw'ibitekerezo byabo bimwinjiramo ubwo bumuhanga atyo. Kwihuza na Edison, Burbank, Burroughs na Firestone, Mr Ford yongereye ku bwonko bw'ibihwanye n'igiteranyo cyangwa se ikinyuranyo cy'ubwenge, ubunararibonye n'ubumenyi n'imbaraga y'umwuka y'abo bagabo yihuje nabo. Ikirushijeho ni ukuntu yakoresheje neza iri hame ryo gukorera mu itsinda biciye mu gushyira mu ngiro amahame n'inzira iki gitabo cyigisha. Iri hame rero nawe uyu munsi rikuri imbere warikoresha. Twigeze dukomoza kuri Mahatma Gandhi. Birashoboka ko benshi muri mwe mwumvise ibya Gandhi, mushobora kuba mumutekereza nk'umugabo w'amagara make wagiye uko yiboneye akanyeganyeza ubutegetsi bwa gikoloni bw'Abongereza. Ariko siko bimeze, ahubwo Gandhi ni umwe mu bagabo b'ibihangange isi yagize. Kandi n'ubu aracyabaho ugendeye ku mibare y'abamukurikiye kandi bizera mu miyoborere ye. Ni umugabo uriho mu mitima ya benshi. Imbaraga ye yari yoroheje ariko igakora ibikomeye. Nimureke twigira hamwe uko yabashije kwigwizaho imbaraga zitagira akagero. Gusa ibi ntitwabitindaho kuko byasobanurwa n'amagambo make cyane akurikira. Yabigezeho kuko yakoresheje ihame ryo gutuma abarenga miliyoni 200 bemera kwifatanya no gukorana nawe n'imitima yabo, imibiri yabo n'umwuka, kandi bagakorana mu mahoro hagamijwe kugera ku ntego isobanutse yaharaniraga. Mu magambo make rero Gandhi yakoze igitangaza. Nibyo rwose yakoze igitangaza kuko atari ibintu bisanzwe ko umuntu yakigarurira imitima y'abarenga miliyoni 200 ku buryo bose bahuza umugambi kandi bagakorana mu mahoro kugeza bageze ku ntego yabo, kandi byose bigakorwa mu gihe gito. Niba rero ushidikanya ko iki ari igitangaza, gerageza kwigarurira abantu babiri ubemeze ku buryo mubasha gukorana mu mahoro mu gihe runaka, urebe ko bizakorohera. Ibi abayobozi ba za business babizi neza ko atari ikintu cyoroshye gutuma abakozi bose bakora neza kandi bagakorana mu mahoro. Ibyo rero bihita bituma tubona ko umugenga w'amasoko atuma umuntu yigwizaho imbaraga nk'uko mwabyiboneye ari ubuhanga butagira imipaka. Rwose iyo abantu babiri cyangwa se benshi bakoranye mu mwuka w'amahoro bagakora bagamije kugera ku ntego runaka, ibyo bibashyira mu mwanya wo kwigwizaho imbaraga izikomotse mu bubiko karundura rw'imbaraga z'urusobe rw'ibiriho zitwa ubuhanga butagira umupaka. Biciye muri iyo mikoranire yabo bakabasha kuzigwizaho ku kigero cy'imikoranire yabo. Iyi niyo soko karundura mu masoko yose y'imbaraga. Ni nayo soko kandi yifashishwa haremwa abahanga barenze. Ni nayo soko kandi ituma abantu baba abayobozi b'ibihangange baba babizi cyangwa se batabizi.
naho andi masoko abiri akoreshwa abantu biguzaho ubumenyi bukenewe mu nzira yo kwiguzaho imbaraga ntabwo akibasha kwishingikirizwaho cyane kuko rimwe na rimwe agaragaramo kwibeshya gukabije. Mu gice kizakurikiraho tuzarebera hamwe uko ubuhanga butagira umupaka nabwo umuntu yabasha kubwigwizaho, gusa iri si isomo ry'imyemerere n'iyobokamana. Nta na hamwe cyangwa mu buryo ubwo ari bwo bwose buri kintu cyanditswe muri iki gitabo kigomba guhuzwa mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye n'imyemerere n'iyobokamana bya buri wese. Iki gitabo cyanditswe ku ntego imwe rukumbi yo gusobanurira abasomyi uko bahindura ubushake bw'intego y'amafaranga nk'uko ubushake bwabo buri. Rero soma, utekereze, ugerengere mu gihe usoma. Mu gihe kitarambiranye umwanzuro w'iri somo uzatera imbere cyane kandi wisange wacengewe naryo mu mwuzuro waryo. Amafaranga burya ni ikintu kigira isoni cyane, burya uyashaka aba agomba gukoresha uburyo butanyuranye n'ubwo umuntu umaramaje mu rukundo ashaka umukobwa w'inzozi ze. Imbaraga rero iyo ikoreshejwe neza mu nzira yo gushaka amafaranga iba igomba guhuzwa no kwizera. Igomba kandi guhuzwa n'ubushake. Igomba by'umwihariko kuvangwa no guhozaho cyangwa se kudacika intege. Igomba gushyirwa mu bikorwa biciye mu igenamigambi, kandi iryo genamigambi naryo rigomba kuba rishyirwa mu bikorwa. Igihe cyose amafaranga aje mu ngano izwi ku izina ry'amafaranga manini aza yisuka ku waje asanga nk'uko amazi atemba yisuka ahamanuka. Aho rero haba hari imbaraga itagaragara iyatembesha, ishobora kugereranywa n'imbaraga itembesha uruzi. Ariko kandi hari umwihariko kuko iyo atemba mu cyerekezo kimwe, bituma ab'amafaranga asanga basanga yose uko yakabaye bakabyungukiramo, ariko kandi hari ababihomberamo. Abo batembanwa nayo bakisanga mu mwobo w'ubukene bagahomba n'utwo bari bafite. Buri muntu wese wabashije kwiguzaho ubukire iba arabizi, azi ko uruzi rutemba. Ruba rugizwe n'inzira y'ibitekerezo bye. Igisuri y'ibitekerezo iri mu nzira njyabukire ikurura uyirimo wese ubukire budasanzwe. Naho iri mu nzira njyabukene itwara uyirimo mu rwobo rw'ubukene. Ibi rero birahita bitanga igitekerezo cy'ingirakamaro cyane ku muntu wese urimo gukurikirana no gukurikiza ibyanditswe muri iki gitabo mu ntumbero yo kwigwizaho ubukire. Wowe rero niba uri mu isuri gutwara mu rwobo rw'ubukene, ibi byakubera nk'inkuru zigukangurira kwihutira kuruvamo ukishyira mu isuri y'ubukire. Yagufasha gusa kuyishyira mu bikorwa no mu ngiro. Gusoma gusa no guca urubanza gusa mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntibihagije kandi nta n'ikidasanzwe byakugezaho. Bamwe rero bigira mu byo kwibaza ku cyerekezo iki cyangwa kiriya, bakisanga mu bihe by'icyerekezo kizamuka ubundi bakisanga mu bihe by'icyerekezo kimanuka. Igwa ry'ubukungu ryo mu 1929 ryasunikiye amamiliyoni y'abantu bava mu cyerekezo kizamuka bisanga mu cyerekezo kimanuka. Ubu amamiliyoni menshi arimo kurwana no guhangana, benshi babaswe n'ubwoba bukabije, bibaza uko bakongera kugera mu cyerekezo kizamuka ariko byarabacanze. Gusa hari inkuru nziza. Iki gitabo cyandikiwe ayo mamiliyoni. Ubukene n'ubukire kenshi na kenshi bihindura imyanya. Igwa ry'ubukungu ryigishije isi isomo nubwo bigaragara ko isi itazigera iryibuka. Ni kenshi na kenshi ubukene bufata umwanya w'ubukire ku bushake, ariko rero iyo ubukire bufashe umwanya w'ubukene buri gihe biterwa n'ibitekerezo n'igenamigambi byizwe neza kandi bigashyirwa mu ngiro. Nyamara ubukene bwo burya ntibusaba igenamigambi na rike. Nta muntu n'umwe bukenera ko abufasha, kubera ko bwizeye kandi bukagira gushira amanga. Nyamara ubukire bwo bugira isoni nyinshi cyane, buba bugomba gukururwa. Buri wese yakifuza ubukire kandi rwose benshi barabikora. Nyamara bake cyane nibo bazi ko igenamigambi risobanutse n'ubushake budasubizwa inyuma by'ubukire ari byo bintu byonyine byizewe bituma umuntu yigwizaho ubukire ku bwinshi. Kuri ubwo bukire rero niho twebwe dusoreje iki gice kuko n'umwanditsi ariho yasoreje uyu mutwe wa 10. Naho ubutaha mware kumwe nanjye Edison mfatanije na SP. Mugira amahoro. tubamenyesha ibyo mutabibuza tukabibutsa ibyo mwibagiwe